twabonye yuko nyine umuntu wizeye aba yarakijijwe ari umwana w'Imana afitanye isano n'Imana y'iteka muri Kristo Yesu. Uyu muntu ufitanye isano n'Imana muri Kristo Yesu, uyu mwana w'Imana, uyu muntu yatakaza agakiza cyangwa se kwa kwizera nyine twavugaga, gukiza yakiriye afite yagutakaza akaba utizera? Yego. Nicyo nshaka ko tuganiraho nacyo. Kwizera abakristo tugira no kwizera kunesha. Impamvu kunesha si uko wenda tuba dufite kwizera guhambaye cyane, ahubwo ni uko kwizera kurebaho ari Kristo Yesu, the object of our faith. Ntabwo dukizwa no kwizera gukomeye, dukizwa no kwizera mu mukiza ukomeye. So ntabwo kwizera ari nkaho mfashe Kristo, kwizera ni Kristo mfashe. Yego. So rero niba Kristo mfashe ndamahoro, kubera ko Kristo ntabwo azandekura, ndi mu kiganza cye, ntabwo azandekura. Niko muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 27 avuga. Yohana igice cya 10 umurongo wa 27, reka masome. Haravuga ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Nziha ubugingo buhoraho, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawe uzazivuvunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta bose, ntawe ubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa data, jye na data turi umwe. So ndagira ngo nkwereke nk'amagambo ari aha ngaha. Uribuka kare navuze kuri Yohana 3:16, haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana w'ikinege ng'umwizera wese atarimbuka, ahubwo ubugingo. Ntabwo ari azahabwe, ni ahabwe, biri muri present, mu ndagihe. Na hano rero niyo magambo akoreshwa. Ku murongo wa 24 bavuga ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Akantu kandazizi karatangaje. Reka ngurugero, ubu ngubu ugiye muri presidansi ukavuga ati jyewe nzi perezida, mundeke ninjire, bakureka ukinjira? Muya babanza kwambika amapingu. Ariko perezida avuze ngo uriya muntu ndamuzi, ntawagukora.